Okay, reka tubanze tubasubije mwebwe gwese mureba ikiganiro Celebs Magazine kuri Flash TV. Ngiye nitwa DJ Clue. Turumvikanira ku mirongo 3 hano mu gihugu, imirongo 89 n'ibice 2, mirongo 90 n'ibice 4 na 95 n'ibice 7. Okay. Mu ntara y'Iburasirazuba rero dufite impano, dufite abahanzi, dufite abakina amafilime. Tugenda tugaragaza impano zabo. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa. Aba batumirwa harimo abahanzi, harimo abacuranzi, byinshi baraza kugenda babitubwira. Okay, yatangira twibwira nk'ibisanzwe, yibwira n'abareba ikiganiro Flash TV. Mazina yanjye nitwa Nindengera Cyprien, ariko nk'umuntu w'umusizi ntabwo ari uko nivuga. Ubusanzwe indira udatinda kubaduka, ndira udatinya kubaduka, ndimbangukira gutabara, ndinkera gutabara, ndira utanguranwa tabara. Aho rukomeye nkomi ya mbere, aho rutogota mbana hateye amatako, ndira udaca mu cyanzu ngo amaremba rugari, ndira udacura umugono muboro gucumi n'imwe itangira urugamba ngo muhitamiza gukora amagamba ndasanira rwa Gasabo. Ku rugamba rw'iterambere ndimbanza, ubushize rwavugiye muri ministeri mvumbukano muvumba madukano munega dosakiranira mu kizami, ndagira ndagwitegera turategana ndafura ndikwiza ndarekera ngarikira icyindi cyarimwe ndaruke kimbaririnda ari cyabukenserwa ku rutonde rw'abemera icyiciro cya kabiri cyayisumbuye. Umudeni nambaye mu ishuri ryisumbuye rya Rusati. Impotoye nambare mu ishuri ryisumbuye rya Gikongo. Ubwo nivuganiraga bisha 36 cyarimwe sagura imisago minisitiri abisuzumye rabisinya tukuri kaminuza ubutaho kazacanira ugutisha. Nibwo mugaba w'igitero Berede umvise ibigwi byanyangireho ku mukonesha mijya nyagatare nkonye kwitoza kuzabitoza n'abatabatoni b'u Rwanda, kandi ubu abo natoje ni intoranyo zo ku mukondo. Murakoze muragahorana Imana mu Rwanda. Guma. Murumva ko rero n'umusizi ku ruhande ndi kumwe n'undi mupapa ukuze ufite n'ibintu benshi ngira ngo abenshi bazi, araza kugenda dusobanura nkatwe babana benshi ntago tubasubize. Nanjye nitwa Ntuhaga Celebiriani, abandi nkora mu rugero buza nkarwe nkomati yo guteranya barana ku rugamba rwigiriza nk'aho dushaka bikaba bisharwa mutagisha n'ubukome bashima imyato. Ni umusaza rero w'umuhanzi, nkaba ncuranga inanga, ariko ngira n'ibindi nkora, ndi umukaraza, mvuga imivugo, mfite n'imbyino nyinshi. Byose rero nkaba narabuze umwanya wo kubigeza ahagaragara. Uyu munsi nifuje kugira ngo ngiye kuri televiziyo ngaragarize abanyarwanda ibindimo, abazankurikira nabo bazagira icyo basigarana. Urakoze cyane. Turi kumwe n'abatumirwa mwababonye ari nyamukuru kuca muzanya no kuri Flash TV mu kiganiro Celebs Magazine murimo kureba. Naje ahangaha nk'umuhanzi watumiwe, naje kwitabira ubutumire mwampaye bumbwira ko nk'umuhanzi watsinze amarushanwa ya Art Rwanda ku rwego rw'akarere n'intara, ngomba kubitaba umukanganiriza. Rero naje koko ngo tuganire kandi nganire n'abanyarwanda ntacyo bitwaye kandi nabikunze. Kuri 16 mwahagurutse hano mu karere ka Nyagatare mujya mu marushanwa nkuko abivuze. Hari benshi naganiriye nabo, naganiriye n'umuyobozi bajyanye abahedinze muri 28 mu bahanzi bahagurutse inaha hatsinzemo abahanzi 10 ngira ngo 10. Abo bahanzi 10 rero niyo mpamvu twatumiye umwe mwabo bahanzi kugira ngo tuvugane nawe. Hari nabandi twavuganye bajya guhaguruka. Byari bimeze bite kuri stage? Ese ingorane zari zirimo? Ese byari bikomeye? Byari ibintu bimeze bite? Bitewe n'ukuntu umuntu yiteguye, byari byoroshye, ariko nanone bitewe n'uko umuntu atari we ubari bwiha amanota, ku ruhande byari bikomeye. Gusa je byaranyoroheye kuko nakoze uko nateguye, hanyuma bampa zose. Bagwa zose. Muri zose urumva n'ibintu byiza. None se muri zose ubyo waserukanye ni ibiki? Warushanagwa niki? Urumva kwari kurushanwa, wararirimbaga, wavugaga umuvugo, byari bimeze bite? Navuze umuvugo, niwo nakoze uwo munsi, niwo na presence, nubwo mfite ibindi bihangana, ariko nari najyanye impano yo kuvuga imivugo uwo munsi. Mu bisanzwe tukumenyereho kuba ukunda kugenda ahantu henshi ukora amarushanwa ugatsinda ukagenda ujya amafaranga. Ese ikoresha ize technique? Technique nta zindi, ni ugukora ikintu nyine ngiye gukora, nkabanza kugisha inama abantu bakuru
mu buryo nkoze nkahanga nkabishyira nk'umusaza nk'uyu nguyu akankamubwira nti kino gihangano cyanjye urabona hano hantu nzavuge gutya, noneho wewe rero kuko baba bandusha ikinyarwanda akavuga ati ibi ngibi wakoze nibyo cyangwa ahangaha wakosora rino jambo karisimbuziri, hanyuma nyine muri make nkakora ibintu ariko nkagira abo mbanza kubipresentira kugira ngo bampe umurongo ngenderwaho. Aya marushanwa niyo ya kangahe ugiyemo ko numva ko ukunda gutsinda ushize hari no amarushanwa ngira ngo y'indirimbo za ruswa kurwanya ruswa watsindiyemo turaguhamagara urabura gira icyo ubwira abareba Flash TV uko bimeze kuko ukunda gutsinda cyane. Ayo marushanwa nayo narayitabiriye, ari amarushanwa yo kurwanya ruswa n'akarengane, umuhanzi azahanga kuri ruswa cyangwa se kuri ku karengane ariko mu buryo bwo kubirwanya. Rero je nahanze ku ruhande rwo kurwanya ruswa, indirimbo yanjye yabaye ya mbere, ndahembwa nyine nkuko byari biteganyijwe. Urahembwa nkuko byari biteganyijwe, ubu ngubu witeguye kujya guhatana ku rwego rw'igihugu? Yego, kujya guhatana ku rwego rw'igihugu ndabyiteguye ndetse neza cyane. Urumva uzatsinda se nabwo cyangwa uzatsindwa? Muri wowe urumva bimeze gute, imyiteguro yawe imeze gute? Ko ku rwego rw'igihugu urumva ni benshi cyane ngira ngo haba harimo abahanga, wowe urumva bimeze bite? Ndumva niteguye kuzatsinda kubera ko si ubwa mbere naba nsinze, ubushizeho urumva nari natsinze mu bijyanye n'indirimbo kuko nari najyanye indirimbo yo kurwanya ruswa, ariko n'imivugo nayo bwakurikiyeho ndibuka ko hari amarushanwa yateguwe yo kurwanya yo gukunda igihugu no kwigira, yari yateguwe nayo mu rwego rw'igihugu, nayo ndumva nige wayatsinze. Umuvugo wanjye niwo, indirimbo yanjye niyo yabaye ya mbere, bitewe rero nuko nagiye nitabira amarushanwa kenshi, ndumva nagiye nkora mega experience, niyo mpamvu ubu ngubu mbona nabyo biri kugenda bimfasha, rero niteguye gutsinda cyane. Reka tugushimire cyane. None ubu ngubu wazanye umuhanzi, none mu by'ukuri ese ni cyaje gukorera? Ugiye kuvuga umuvugo, ugiye kuririmba, gucurangira, bimeze bite? Uyu munsi ndavuga umuvugo. Umuvugo wanjye nkuvuga ancurangira iriya nanga bikajyana, ni nako gashya cyane kabashije gutandukanya imivugo yanjye n'iy'abandi. Twagiye umuvugo. Umugwaneza ukomeje inganzo, umugwaneza ukomeje inganzo, umuvunyi w'ubugeni n'ubuhanzi, umbere iteme ntateterwa inganzo yanjye ndayibuta. Umasha n'ishamba ry'inganzo, umugwaneza cyazo ry'inganzo, gundori hundaga izi nganzo, wowe mucunguzi w'inganzo. Nasanze bakwita abati Rwanda, ariko jye nk'umusizi nyarwanda, izina nkwise mu kinyarwanda ni umugwaneza ukomeje inganzo. Inganzo yanjye ndayigutuye. Murakoze. Yari umwe yakuye kuri iyo kumpera ngo nabaza agaragaza impano iyo yirasira n'iyindengera Sipiriyani. Murabyumva n'indengera Sipiriyani, izo ni impano ziri mu ntara y'Iburasirazuba, akenshi tugenda tubabwira. Ino musaza mwamubonye ucuranga inanga nziza cyane. Reka rero tugende tubashimira mu gusoza ibihangano byawe. Se urabigira ese bimeze bite? Wabwira abareba ikiganiro Flash TV bimeze bite? Mfite ibihangano ndetse byinshi kuko ngira imbyino, nkagira indirimbo, nkagira imivugo, nkagira amazina y'inka n'amahamba birajyana, ngira inkuru, ngira nandika n'ibitabo, ngira imigani nyarwanda y'imigenurano ndetse n'imigani miremire, nkagira n'amakinamico. Biba hehe? Ntabwo ndabasha kubishyira hanze, nta bushobozi ndabona bwo kubitangaza. Mfite ubushobozi bukeya, ariko nimba n'ubushobozi biri mu impano nteganya kuzabamurikira nk'abanyarwanda kandi muzabikunda. Amafaranga yose baguha ntago urabona n'ahantu wacisha ibihangano byawe? Amafaranga yose bampa amenshi nanjye mba nashoye mwayanjye kuko nk'ubwo wenda
nsinze kabiri wenda hamwe baduhambye igihembo kingana na miliyoni gihanye agaciro na miliyoni 3 ahandi n'ibihumbi 300 ariko ubwo nanjye mba mfite byinshi nashoye ku buryo usanga nsigaza makeya noneho nkaba ariyo nkoresha nanjye mu buzima bwanjye busanzwe no mu bindi bituma inganzo itari budindire ariko nanone bitayishyira hanze kuko urumva ni ibintu bisaba amafaranga menshi ngo zitaba inkunga abantu bareba ikiganiro flash kuri flash Celebs magazine bari kureba kuko biragaragara yuko amafaranga ushobora kuba udafite na manager ugufasha kuyabara iyo yabonye ugahita uyarya nabi babwiye. Yego ibyo nibyo murakoze koko ni n'amahirwe nanjye kugira kuri iri tangazamakuru kuba ngeze kuri televiziyo Flash TV ni byiza cyane ndimo ndaganira n'abantu benshi gusa ibihangano byanjye koko nkuko mbivuga ntabwo mfite amafaranga yo kubishyira habona nkuko bikwiriye kandi nyabonye mbonye uburyo nkabona nk'umuterankunga numva abandi babona abaterankunga ndetse bamwe rwose hari n'igihe mba numva nk'ibihangano bafite nkumva nuko babonye umuntu w'umuterankunga ariko ubundi nta naho bihuriye n'ibyanjye. Wagushakira umuterankunga witwa MC Karori umwari umuterankunga wari wese namwemera apfa kuba koko ari umuterankunga none se wakwanga umuterankunga. Okay, reka tugushimire cyane muzeje ijambo ryanyu babwira bareba ikiganiro Flash TV. Ijambo rya nyuma navuga nuko hari abahanzi benshi bagwa bahera hasi kubera kubura ababafasha ngo batera inkunga. Turifuza rero ko ubwo tugeze ahabona mwadushakira abaterankunga kuko nk'uriya mwana uko abivuze nanjye mfite ibintu byinshi, mfite indirimbo z'Imana, mfite imivugo, mfite ibijyanye n'imikorere ya leta, mfite byinshi ariko bisa n'ibyaheze mu gihanga cyanjye. None urasaba iki abareba ikiganiro Flash TV Celebs magazine meze? Nanjye ndasaba ko nabona umuterankunga kugira ngo impano yanjye izamuke nubwo nshaje bwose ariko ngira icyo nsigira abatoye. Reka tugushimire cyane. Se ufite abana bangahe? Ufite abagore bangahe? Mfite umugore umwe, mfite abana 6, mfite imyaka 69. Ariko rero utwaye icumu rya shebuja agira ka gakeregeshwa ke ndagira ngo kireho akantu kanzunyu nanjye muzanyibukiraho. Wagiye ndeke mvuga Imana kuko yangiriye neza. Nari ndwaye manura ntabara, nari mfunze manura ntabara, nageze ahaga urantabara, ndeke mvuge Imana kuko yangiriye neza. Yewe musore we wari ku rugamba wagoswe n'ababesha none uyu munsi ukaba ugihumeka, igira hino dushimira Imana. Mundeke mvuge Imana kuko yangiriye neza. Mugore wari kunda wihebye cyane none uyu munsi ukaba ugihumeka, igira hino dushimira Imana. Urakoze cyane muzehe ko amasaha bari kugenda ducika, nzongera guhamagare none ibihangano byawe byose ku mugaragaro bishyire ku mugaragaro. Ndumfite n'indimo nziza by the way. Murakoze namwe, nyine nagira ngo mbereke ko hari twinshi mbanzi ariko nkaba narabuze aho ntukije. Reka mbashimire cyane mwakoze kwitabira itangazamakuru rya Flash FM. Namwe mwakoze kudutumira byacu bikajya habona, mwakoze cyane. Reka tubashimire cyane mwe kureba Showbiz intara y'Iburasirazuba, mwakoze cyane. Ni Flash TV nk'ibisanzwe ikiganiro Celebs magazine, njye nitwa Crew DJ Crew.